Yes, ibihe byiza nanone kuri wowe ukunda filime Inzira y'umusaraba, reka nizere ko umeze neza, nizere ko Imana ikomeje kukurinda muri byose, nizere ko utegereje ko filime isohoka. Natangiye kubona muri kunyandikira cyane cyane abarundi bavuga ati isaha ko yageze ko itaraza aho bimeze bite. Ubu ngubu tuvugana harenzeho iminota 44 itarasohoka, kandi mu by'ukuri badusezeranyije ko saa 5 igomba kuba yasohotse byanze bikunze, none turi kubona zarenze. Ngira ngo rero buri wese abifiteho ikibazo, ndetse babatubuzi bakora ibiganiro byo kubashuka nibwo baba batangiye. Rero ibyo muri kunsaba ndi kubikurikirana ku buryo bitari bwarenze saa sita filime yahageze. Ku bantu bafite amatsiko mutegereje kubona ibizakurikiraho ndetse n'ibikurikiraho nyuma y'uko ejo twasize bavuga ko Iribagiza bagiye kumwica, ndumva mufite ubwoba rero, ndetse mufite n'amafemba menshi yo kureba uburyo byagenze, ariko ndabasezeranya ko mu minota mikeya bitarenze saa sita filime ndaza kuba maze kuyishyira kuri YouTube ya channel ya Big Family TV. Nanashimira abantu bakomeje kwiyandikisha mu bijyanye na ya mahirwe yo kubona ibihembo by'ubunani ndetse na Noheli. Ubwo ndavuga ku bantu baba baratangiranye n'iyi filime kugeza aho igeze. Nimba nawe wari waracikanwe, andika muri comment utumenyeshe ko watangiranye nayo ukaba uri mu basigaye, maze nawe ibihembo bibashe kukugeraho mu buryo bwiza. Nitwa Bosco Nsabimana, ngo haye ikaze muri iki kiganiro. Rero nabifuza gukina filime, nimero ni 0720 ariko by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Kigali, ubwo nibo bakinnyi bakenewe guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 25, nibo bakinnyi turi gufata. Ubwo nimba wujuje ibyo byose bisabwa, waba ukeneye ibihembo, waba ukeneye kwiyandikisha mu gukina filime, unyandikire kuri izo nimero. Ariko nanone tunenga cyane abantu baza bazi ko bagiye gukina muri filime Inzira y'umusaraba. Nababwiye ko iyo mukina ari inzira y'urukundo, hari abantu bumva ikiganiro bakacyumva bahubagurika, bagahita biyandikira nimero ntibanabyiteho cyane, baza ugasanga turananiranwe bitewe n'uko aho baba bizeye ko baje basanga atariho mbega bagasanga nanjye sindi uwo bifuzaga ko nakabaye ndiwe. Ubwo rero mujye musobanukirwa, mumenye filime muje gukinamo iyo ariyo, hanyuma rero muze kuryoherwa n'agace ka 42 kagiye gusohoka none ahangaha. Icyo wambwira ku bijyanye n'urupfu rwa Iribagiza ucyandike muri comment. Ese Iribagiza uyu munsi niba mwica murabyakira gute? Muzakomeza kuyireba? Cyusa nawe wenda akazahorerera Iribagiza? Ubwo murabimbwira uko mubyumva muri comment. Nimba mwakomeza kuyireba, nimba mwarekeraho kuyireba, ibyo byose mubicishe muri comment. Abakunda Iribagiza na Cyusa, ya mitima mujya mushyira muri comment. Abifuza ko Iribagiza guma ari muzima kwa Rugema ntibagire icyo bamukoraho, tugashaka uburyo bwo kumutabara, mubitubwire muri comment mugendeye ku marangamutima yanyu. Murakoze kumva iki kiganiro, wibuke gukanda kuri ako gapfunsi ndetse na subscribe.